Yesu, uhoraho uyobora n'amatangarira ibyo ukora byose. Yesu, uhoraho n'amatangarira tangaza iyo mbonye umuyaga, nkabona ikirere, nkabona ikiyaga, nkabona ibiremwamo, nkabona ibikoko, ntangazwa n'ubwenge wabikoze. Udasata bimwe mu zikora kino kibanza zikora ibitabo byiza kwicuna waba wifata nk'abakumbi. Uyu munsi hari icyo acumuye kuzana ino munsi. Mbega iyo ubona ibitangaza bikomeye byagiye biboneka, iyo umuntu ariko arahimbaza avuga ubwiza bw'Imana, avuga ukwera kw'Imana, avuga gukomera kw'Imana. Turirimbe twese ngo uhoraho,